Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe mwene data, ndizera ko umeze neza nkuko bisanzwe. Rero ni mwene so Prophète Jules uje imbere ya kamera. Ndagira ngo nkutumire umunsi wo ku cyumweru, no kuvuga ngo ni ku itariki 30 uzaze kubana natwe mu bihe by'amasengesho dufite. N'amasengesho azaba ari special, n'amasengesho azaba arimo gusengera abarwayi, n'amasengesho azaba arimo gusengera ibyifuzo. Rero n'amasengesho twategetswe gusengera abantu b'Imana, ndetse tubitegetswe na Mwuka Wera. Rero turagutumiye kuri uyu wa Mungu, ntuzusibe uzaze kubana natwe. Hari imbaraga z'Imana zibohora. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba ufite indwara yarananiranye, ariko dufite ubuhamya bw'abantu benshi Imana yagiye ikiza indwara zikomeye ndetse zitandukanye. Ngwino rero tugusengera Imana. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ufite icyifuzo gikomeye cyananiranye, wewe cyaragusuzuguye, waragerageje byaranze, bizana imbere y'Imana tugusengere. Ikintu Imana iduhaye ubushobozi muri ibi biganza ngo tuzabigushireho, kandi uzabona igitangaza cy'Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro. Hari umudayimoni wazengereje ubuzima bwawe, hari umudayimoni wakuboshe, hari umudayimoni ugutera ibibazo bigiye bitandukanye. Ngwino ducaho uwo mudayimoni, areke ubuzima bwawe agende mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Igiterane cyacu ni igiterane cyo kubohoka, ni igiterane cya deliverance. Rero ushobora kuba ufite inshuti yawe nayo uzi ko ufite ibibazo, ufite ingorane, mufata ukuboko uzumuzane. Ni hano muri Liège, turaze dushiraho adresse, urayibona. Tuzatangira ku isaha y'isa 7, hanyuma uzazinduke, uzagere kare. Ayo masaha uzaba uhageze, uzabona igitangaza cy'Imana mu buzima bwawe. Ndabihamya neza, uzabona igitangaza cy'Imana mu buzima bwawe. Amahoro y'Imana nabane nawe, nugira ibihe byiza. Hanyuma isango ni kwa Mungu. Shalom shalom.